duherukana amahoro asaba Kindigiti kumuraza aho azakiranuka na Helena mukurikira umukino. Yewe kabi nkanye rero sanze impamvu yakomeje kubyagira itaje uko bikwiye ikabira bya hato na hato ndetse ikananiha ari uko yagize imbuni ikomeye cyane. Ngo igufa ryo mu rushyi rw'akaboko ryaravunitse cyane. Ntibishoboka yavunitse tubwo. Yewe ikibabaje nuko mbonye imvune ifite biguye no kuyunga. Oya veterine oya rwose gerageza kuko rwose oya rwose gerageza rwose ibishoboke nk'ifite inyana ikiri konsa. Inyana yo nibangikisha sinabonye se gajiri yifite yayo yonsa. Yifite rwose mwayitsindira cyangwa mukajya muyikamya. Nibyo wa mushumbariye koko niko kavutse we kavutse ubu inka yavunikiye mwa bantu kavutse kavu karame ndabitabye niko kavu ndakumva ndashaka kunsobanura neza hano inkangi yavunikiye nyine ubushize nazijyanye mu kabande nyine pfiriye kuko ndabonaga ari mu bwatsi bwiza. Hanyuma bigenda bite rero yuko kwarishaga ku mukingo iranyerera hano kango nyine ku mukingo. None se kuki waje ntubivuge? Uko se nyine naribagiwe uretse ko numvaga biza gushira. Bibaho abashumba bajya barangara kabi bahungu umwe ubu sinkira kirabigenze bito kuko niba kuyunga bigoye kabi. Nawe ndakumva imvune yagize irakomeye cyane gukira byo nkuko nababwiye ntibishoboka ahubwo mwahamagara umubazi kugira ngo ndebe ko n'inyama z'imbere zitangiritse hato mutaza guha abaturage inyama zifite ikibazo. Ahubwo rero reka mbe nkomeje akaza ahandi nibamara kwibaga mwambwira nze pima inyama. Nta kibazo veterineri. Ahubwo se kabi ndakumva iyi nka ko ari nini inyama zose tuzazigira dute? Waretse tukabanza tukamenya ko nazari nzima marigari. Yewe rero niyo basanga rira gufara aho ryangije ntihaba ari hanini ku buryo byatuza kuyibaga no kugira abo duha inyama bakirira cyangwa tukaba twagira abo dukopa bakazagenda batwishyura bayabonye. Mve winsonga marigari hagaruka gusoma inka yanjye ntiyagira gupfa manzaganya ngo ngire no kuyibagira rubanda ku ideni nibishoboka rwose. None se kabi urabona izi nyama zose tuzazirya tukazimara ko nawe ukabye? Ntabwo twazirya zose ahubwo nahamagara wa musore ucuruza inyama mu isantere akaziturangurira. Wenda abaturage twabahera kuri make ariko iby'ideni no kuzitangira ubuntu rwose ubyibagirwe. Cyakora nkunda ukuntu no mu bibazo utagira ubitekerezo kabi. Wa mugani nari ntangiye kwibaza uburyo nzajya niruka nishyuza inyama ntanizeye ko bari bunyishyure. Byari binyobeye pe. Oya arazirangura rwose ndamwizeye. None se kabi ndakumva ku gitekerezo cyo kuziranguza no kuzigurisha make make yacyo nakemeye. Waretse twaza kugira izo dushyira ku ruhande tugaha Helena kubona agatekera abana umufu. Waramutse Kindigi? Naramutse se niwe utanga kwambuka. Yego baba. Ariko se none Kindigi uwo munabura mukanye. Dinda ndamukana umunabi byose atari wowe. So kubera wowe. Niko wansobanura uburyo ngiye Kindigiti nk'umugabi we. Ko umugore nakwe ibihogo yanjye. Uburyo nsigaye ntankamara amasaha 3 hanze utarankingurira. Cyore nukuri Kindigi. Kindigiti biki? Nyamara here. Ingeso wadukanye nizitagukenya uzangaye. Ubu ntaguhagurukiye ngo nkwereke ko handi iwanjye. Nazasanga warashizeho bariyeri ntakemererwa no kuhinjira. Yezu wanjye. Yezu wawe ibiki? Cyamwishushanya ngo Yesu Mana yanjye. Kwa Kindigiti mwaramutse. Yemwe ko numva mutongana nasuza mukanyihorera n'amahoro. Amahoro kise na Helena uraha ngaha muke. Ariko wagiye wihakabanga Kindigi. Hakabanga ki? Kuba babimbabaje. Kuba bigeze nahasiga nkingira nakoko. Akambuza no kwinjira mu nzu niyubakiye. None se Kindigi utamwumvise urumva ibyo bibazo byakemuka bite ngo wumve impamvu zibimutera cyane ko wagize utasigaye rata muke Kindigiti yumva mubwira uko dukwiye kuganira ku buzima bw'imyororokere yacu tugafata ingamba zatuma nibura abana dufite twareka bagakura aho gushishikarira gukomeza kubyara tutabasha no kubashakira ibibatunga bihagije akarubira atya ariko reka nkubaze muke wowe na Helena mwaje gusimbura Imana ko numvise mwarihaye gahunda yo kubuza abantu kubyara ibyo mwadukanye ubwo nibiki Kindigi nibiki ntabwo tubuza abantu kubyara pe kuko twemera ko Imana ire mu muntu yari ibizi neza ko azabyara ndetse akororoka none sibyo muzana mubikura kuyihema erega buri iyo witegereje neza usanga Imana mubwira ubwayo yarashize mu mugore igihe cy'uburumbuke hari bwashobora no gusamiramo ndetse akagira n'ibindi bihe bitari by'uburumbuke atasamamo none se ko wagira ngo Helena wanjye we ahora mu burumbuke we yaremwe uko kwihariye ku buryo ngira atyo
niyo mpamvu nyine nakubwiraga ko mukwiye kuganira Tuganire ubwo kugira ngo tuganire. mugire uburyo muhuriraho bwatuma mumenya ibihe byiza byo gushyikirana ukabona uwo munezero nk'uko ubivuga ariko nanone ntimubyare mu buryo ibyo mutateganije se ngo abyumve muke akwiye kubyumva nyamara rero ariko numva ayo mafuti nyumvamo iki kuko uretse no kuba mubaho no kurya ari ikibazo Kanezero yageze igihe cyo kwigaruka shuda arajyayo murabona nta sano bifitanye nuko mwabyaye abana mudateganya imbyaro koko rakanegere mu kazu hato umubyizi wanjye udapfira muri ayo manjwe yawe umubyizi se ubundi utagira icyo ucyura mu rugo rwawe ubundi umaze iki cyangwa usigaye ufite urundi rugo uhahira kwiyamye wa mugore yewe niko sehereye ko numva kindi gitari biti bibisira yewe nahanya agasane wa mubyeyi we nuguhanyanyaza Helena we ndakumva reka njye mu kazi ubundi nari nje kureba ko abahinzi bampingiye muri wa muri hirya y'iwanya ahangaha ariko nsanze bawusibye neza neza bahatobye wanyihereye akazi nkabakosora se muke ko bizi ndi umuhinzi mwiza hanyuma se Sora ndakumva kwihanga kumana nta kintu kiri ku meza yewe ni ukuri kw'Imana nabuze uko mbigenza pe uyu mwana uko yaraye noneho byikubye ntajya hasi ntiyonka mbese ni ukurira byanyobeye neza neza ntibishoboka ubu se Sora mpamagara uriya mu boss mubwire ko nabashe gusubira mu kazi hanyuma tubanza tujyane umwana kwa muganga ahubwo se sheri ndakumva mbere yo kujya kwa muganga uwahamagara mama tukabanza tukabimubwira ko nzi ko ibintu by'abana ajya bimenya guhamagara amaboko se bwo nyamara sheri ndumva twamuvugisha tukamubwira uko umwana ameze hanyuma abantu bakuru burya baba bazi neza ubuzima bw'abana kuturusha urumva ushobora no gusanga ibyo tubwiye bitatuma tumujyana kwa muganga uhamugana ubwo ari mukuru aturusha iby'amarira y'abana n'impamvu zabo ihorere kibondo ihorere mwana ahubwo se Sora kumbona imirimo ya hano itakoroheye n'umwana urwaye nta kuntu twakongera tugashaka umukozi hanyuma mu gihe utaka umwana nawe akajya yita ku mirimo hano mu rugo sha nanjye nabitekerezaga ariko nyine ese ko numva nomero ya mama ntayiriho oya komeza ugerageze nibyanga kandi tumujyane ku mujyanama w'ubuzima turebera ikibazo afite nimero kompoze oya twikwishyushya umutwe kereka mama natubwira ko bikomeye wenda ahubwo se sheri ndakumva uriya wahita namubwira akadushakira umukozi hari iwacu cyane ko yaturebera uw'imico myiza urumva se inama nk'iyo nayirwanya Sora uyu mwana tugomba kumenya ikibazo afite niba ruvurwa akavurwa agakira bitabaye ibyo kuko utonga neza ko bishobora kugira ingaruka ku mwana wacu ndetse no ku buryo bwa mama dukoresha nk'uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro twahisemo ndabeshya komera naje iri hengo nyike ko kiri dore icyo gisotse ahangaje yicaye mu maguru gisotse kiruka utabashe nari mwize nkambona nawe usimbutse koko ntwa giturumbutse munsi y'igitanda nayo kirankana mbega ipe bukunigana ubwo isotse Imana ishimwe we urakoze cyane ntwa ahubwo nsohokera mu cyumba ntwa umva ye ubu se nibwo wibutse ko ndi mu cyumba cyawe ngaho reka nsohoke da gusa ukuntu wateye ibintu byose hejuru imbeba ntizabura kugaruka erega kubitera hejuru si ikindi nuko nashakaga gukora amasuka ahagije kuko nenda gutangira akazi vuba wow mbega inkuru nziza we Sheila wabonye akazi urebye nyine sindakabona neza none ubwo si nko kubyina mbere y'umuzikira oya sha ntabwo ari kimwe uribuka se igihe nagusabaga interinete ngo ndepoze ndabyibuka cyane nyine aho na depoje bambwiye ko bantoranije mu bazakora ikizamini kandi rwose uyu mutwe wanjye ndawizeye ku buryo nta mpamvu n'imwe yazatuma ntagitsinda kabone n'ubwo baba bashaka umukozi umwe ariko nyine rata sinkubeshye nizeye Imana yonyine da wow nishimiye icyizere wifitiye kandi nkwifurije amahirwe rwose urakoze cyane
icyakora ntwa karame biragaragara ko utera amahirwe interineti yawe uzakomeza uyintize no mu kwitegura ibizamini wabona mbitsinze. oya ntugakabye nawe nta muntu utera amahirwe naho ubufasha bwo uretse na interineti n'ikindi wakenera mfitiye ubushobozi kugira ngo uzatsinde ndahari kugira ngo ngufashe rwose. mbaye mbashimiye mu gihe mutarisubiraho. ahubwo se wagufasha no gukora amasuku. none se ma koko yisuza muri iri joro? ariko se Sora koko kubagaho wampamagaranye ari wowe wararanye? reka numvaga ko wenda wazaza nk'ejo cyangwa ukampamagara ukambwira icyo nakorera umwana. ma umukobwa wari waharenganiye kibondo. nizere ko ibyo byatuvuga atari byo guha umwana wanjye. ariko Solange ntukigire umwana dore warakuze. uyu mwana ntabwo tugomba kumuha ibyatsi rwose. iki uretse n'ibyatsi kandi nidushaka umwana wacu akira se nitwahamagaye amaboko tumwizeye koko umwana wacu akira. none ubu wiyibagije ko muganga yatubwiye ko nta kindi tugomba guha uyu mwana mbere y'amezi 6 uretse kumutungisha ibere gusa kubera uburyo bwa mama twahisemo gukoresha nk'uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro. ntibadusobanuriye ko uretse umuti umwana yandikiwe na muganga gusa nta kindi twemerewe kumuvangira koko. yewe ariko wa muganida ariko aba bana nta baroze di. oya ntawe mukecuru. ubu murabona ari giye wanza kuzukuru kanjye ku buryo nagaha ibikica. oya sibyo rwose tate. ahubwo se Sora karame buri byiza soko twazindukira kwa mujyanama akareba ikibazo umwana wacu afite hanyuma tukanamagara mukesha akatubwira niba hari ingaruka kuko utonka bishobora kugira mu buryo bwa mama dukoresha nk'uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro. ahubwo se kwihanga ndakumva ko ufite nimero ya mukesha wamuhamagaye ukabanza ukamubaza. ariko uzi ko ari byo we nkunda ukuntu twuzuzanya sheri reka muhamagare. naho ubundi mama ndakumva ubwo twamenye ko ari cyo mu nda uriya no kwa muganga hari umuti ukivura. nukuri uratwihanganira kuko ayo niyo mabwiriza agenga uburyo bwa mama dukoresha mu guteganya imbyaro sibyo? wihangane. halo ndakumva kwihanga ni amahoro ku telefone bwije. muke ndakumva kwihanga mumbabarire kubahamagara bwije nagira ngo nkubaze umwana wacu kuva nijoro ararira cyane bikabije none uko nka byamunaniye none dufite impungenge niba nta ngaruka byagira ku buryo bwa kamere bwa mama dukoresha bwo guteganya imbyaro. ese umwana yarwaye? mwihangane rwose nizere ko mwamujyanye kwa muganga. kwa muganga turamuzindukana yo mu gitondo. ubwo se ntimwamutindanye? oya kwihanga ikigo nderabuzima cya Tekana gikora amasaha yose mwamusimbukana. ariko uzi ko hari byo muke urakoze cyane. hanyuma tugarutse ku buryo bwa kamere bwo guteganya imbyaro bwa mama rero impungenge mufite zifite ishingiro. nk'uko nabibabwiye umwana agomba konka yaba arwaye cyangwa atarwaye. yego rero mukomeze mugerageze kumushyira ku ibere ariko kandi ukihutirwa ni ukumujyana kwa muganga. murakoze cyane muke turakurikiza inama muduhaye. murakoze namwe kandi murwaza ubukira. yego nanjye ndakomeza nkurikiranira amakuru yanyu hafi. mukecuru ndakumva turagushimiye ko mwadutabaranye ingoga gusa turakurikiza inama tugirwa n'abaganga. yego ahubwo se mukecuru ndakumva wa mwana wo kudufasha Solange yababwiye hari icyo mwagezeho? cyore amakimbirane yo kwa kindi gitakomeje gufata intera azarangira ate naho ubutaha? ikinamico inkingi y'amahoro muyigezweho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga y'umushinga Enabel. itambuka kuri radiyo Rwanda kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. ku wa mbere no ku wa kabiri ni 12:15 z'umugoroba, ku wa gatatu ni 12:45 z'umugoroba, ku wa kane ni 11:45 z'umugoroba, naho ku wa gatanu ni 2:15 z'ijoro. inkingi y'amahoro
bakunze b'ikinamico inkingi y'amahoro, hari icyifuzo, ikibazo cyangwa se indi nyunganizi mwifuza kutugezaho, mwatwandikira cyangwa se mukaduhamagara kuri 0789811320 cyangwa se kuri 0788435206. bitihise mukatwandikira kuri email, adrese ni inkingi y'amahoro 2023@gmail.com.